ariko iyo umwuka wera yakuzuye icyambere ubera abantu icyitegererezo utangira gukora ibyo Imana ishaka abantu bakavuga ngo runaka ari gukorera Imana. Nibona abantu barimo bavumwa rimwe ndabwira abantu hari igihe abantu usanga bavuga ngo bamvuze nuko Imana yatanze yo kuvugaho itagitanze abantu bose bafunga iminwa. Abantu rero banze gusenga amasengesho abuze umwuka wera, basenga amasengesho y'amazimwe. Abapasiteri babura gusenga bamenye uko bayobora intama nuko bagomba guca bugufi bakabana n'Imana, bagendera muri kirabaye bihagararaho baba abanyacyubahiro. Nyamara Imana ntabwo ishaka icyubahiro no kugira ngo iduhe Yesu Kristo umwana wayo ikaza muzana muri iyi si, no kugira ngo igaragaze ko ikora n'abantu boroheje. Ariko ntabwo abantu bigeze babona ko Imana ishaka gukora n'abantu boroheje. Bashatse kwigira bakagangari, bigira abantu bakomeye cyane, bigira abantu badakorwaho ngo bidahangarwa. Ntabwo Imana ishaka ibidahangarwa, ishaka abantu baciye bugufi bafite umutima Imana ishaka. Niko yabwiye Dawidi, yabwiye ngo ariko umuntu uri mu mwuka wera ntabwo yita ku by'amafaranga arata. Umuntu uri mu mwuka wera we akurikirana ibyo umuhamagaro ushaka. Aya masaha abantu bari guhengeka ibintu kuko bashaka amafaranga. Aya masaha bari guhengeka ibintu kuko bashaka ibintu bitunga imibiri yabo. Nyamara Kristo niwe agomba gutunga umubiri wabo, ariko bahakanye imbaraga ziri muri Kristo bajya kuzishakira mu bantu. Niyo mpamvu aya masaha umuntu atagishaka kwihana ibyaha, ashaka ko agenda akamukristo imbere hariya bakanamwamamaza agatanga amafaranga. Aya masaha dufite abantu b'ingagari batuzwe no gutanga amafaranga. Ubukristo bwabo bushingiye ku mafaranga binjiza mu itorero. Shalom, banje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe nitwa Irambona Pascal, ndi umukristo muri paruwasi ya Jabana, umudugudu w'Ikabuye. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Kristo aduhana umugisha. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo biragatsindwa kuburira abandi baronkeye. Biragatsindwa kurira abandi baboneye. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cyawo cy'8, turasoma ku murongo waho wa 17 n'uwa 18 n'uwa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko abarambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza n'intumwa bahawe umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati nanjye mumpe ubwo bubasha ngo uwo ndambitseho ibiganza ahabwe umwuka wera. Twongereho uyu murongo wa 20. Yavuze Petero aramusubiza ati pfana ifeza zawe, kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Amen. Shuti bavandimwe, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rifite umutwe uvuga ngo biragatsindwa kuburira abandi baboneye. Iyo dusomye iki gitabo k'ibyakozwe n'intumwa, ni igitabo kitwereka itorero, uburyo itorero ryafunzwe, uburyo intumwa zakoze umurimo w'Imana. Iki cyari igihe gikomeye cyane, abantu b'Imana, intumwa z'Imana zari mu karengane. Hafi aha bari bishe umugabo witwa Stefano bamwicishije amabuye. Musanzwe mubizi, mwarasomye Bibiliya, na uyu munsi turacyasoma, ariko nagira ngo nkwibutse iyi nkuru. Stefano yicishijwe amabuye, nta kindi yaziraga ubutumwa bwiza, yaziraga kuvuga ijambo ry'Imana. Aha rero hari mu karengane gakomeye. Noneho Bibiliya iravuze ngo abatatanye ngo bajya hose. Bamwe baramanuka bajya i Samariya bajya kubwiriza ubutumwa bw'Imana. Filipo amaze kugera i Samariya, abaho ngo bamuteze amatwi cyane, bari bishimiye ubutumwa bwiza Filipo azanye bw'Umwami Yesu. Abaho ngo barakizwa. Bibiliya ivuze ko ngo abakire n'aboroheje, abagabo n'abagore baramwumvaga. Nta kindi bari bashaka kumva, bumvaga ijambo ry'Imana riri muri we. Impamvu baryumvaga bamwitayeho, bararebaga bagasanga ibyo avuga birahura nuko mu buzima bwabo bimeze. Ubundi ijambo ry'Imana rigaruka ku buzima bwacu bwite tubamo bwa buri munsi. Niyo mpamvu tujya dusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijambo ry'Imana rituvana aho twari turi, rituvana mu bwiza rikatujyana mu bundi. Ijambo ry'Imana n'ubuzima riraduhindura. Aba bantu bahindurwa n'ijambo ry'Imana Filipo azanye i Samariya. Abantu bararyumva, bamaze kuryumva ngo bizera Umwami Yesu. Icyatumye bizera Umwami Yesu, hari ibitangaza Umwami Imana yakoreraga aho hantu. Uyu Filipo ngo yaravugaga ubutumwa bwiza, yarangiza Imana igakorera imirimo aho, ngo abari barwaye bagakira.
n'abari bari bagahaguruka, bituma abantu umutima wabo ubavamo, bava mu byo bari biringiye bya kera, biringira imbaraga z'Imana bari kubona ziri gukora imirimo. Izo mbaraga bakiziringira, hafi aho umudugudu w'i Samariya mu nguni gato, ngo hari undi mugabo witwa Simoni ngo w'umukonikoni. Bibiliya bivuze ko kuva kera hose ngo yabatangarishaga ibintu by'ubukonikoni bwe. Barebye ibintu by'ubukonikoni bakareba ngo bagasanga ni ibintu bikora, kandi koko muri icyo gihe cyabo byarakoraga, barabibona ko bakabona ko ibyo bintu bya Simoni bikora. Bamare kumva ubutumwa bwiza Filipo azanye, babwumvishiye bumva bufite gu. Ndagira ngo ubwire ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwahawe n'umwuka w'Imana, akaza buherekeje abantu bakabwumva neza, bava mu byo bari barimo, bava mu byo bari biringiye, bamara kuva mu byo bari biringiye bagakurikira umwami Yesu. Impamvu abantu b'iki gihe bumva ijambo ry'Imana, bamara kuryumva bakarivaho bakajya gusambana, abandi bakajya mu bapfumu, bakibagirwa ubuntu bw'Imana, bakibagirwa ubutabazi bw'Imana, nta kindi baribagiwe Imana bakurikiye, bayifata nk'inyantege nke, bafata izo mbaraga bayitesha agaciro, bumva ko hari ahandi hari imbaraga ziruhura zitabara. Nyamara imbaraga zitabara ziri mu muntu muri Kristo Yesu. Aba bantu bamaze kumvira ijambo Filipo azanye n'ubutumwa bwiza, batekereje n'ibyo Imana yakoze, abantu baragenze, abari barwaye barakize, abari barwaye abadayimoni ngo babavuyemo basakuza, bavuga imbaraga z'Imana, babonye ko bahunze batazongera kwegera abantu b'Imana. Bamaze kubyizera ibi bintu byakuriwe aho ngaho, baravuga ati ibi bintu Simoni adutangarisha, ibintu by'ubukonikoni bwe, ibintu by'amagambo yatubwira turabyanze. Nubwo ibintu bikora, nubwo twabonaga nk'ibikora, ariko ziriya mbaraga Filipo afite, ziriya arimo akoresha, ziriya zimurimo, nizo dukwiye kubana nazo, nizo z'ukuri. Ahantu rero hari ukuri, ahantu hari ijambo ry'Imana, abantu bakurikira ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakumva ukuri kurimo, akaba ari ko bakurikira. Iyo bumvishe ukuri kurimo kubabwira kuva mu byaha, bava mu byaha. Iyo bumvishe ukuri kurimo kubabwira ngo bave mu busambanyi, barabureka, bagira ibintu baziruka kubw'iryo ijambo ry'Imana. Abantu impamvu njya mbabazwa nuko abantu bumva ijambo ry'Imana ugasanga bakora ibintu bibi. Ibintu b'impamvu babikora nuko ukuri kutigeze kuza kujira mu mutima wabo, kuko nta mwuka wera bafite. Abantu bafite ikibazo cy'uko nta mwuka wera bafite ngo abemeze ibyaha, bave mu ngeso zabo mbi, bave muri kamere zabo mbi, kubw'uwo mwuka wera bwo kubaha Imana. Aba bantu bamare kumva ubutumwa bwiza, bafata umugambi mwiza wo kudakomeza bava ku bitangaza bya Simoni n'umukonikoni. Birakwiye ko umukristo ava mu bintu by'ibitangaza akizera Imana, kuko Imana niyo ikora ibitangaza. Nabaho nta kindi kintu nabonye gitanga amahoro uretse kwizera Imana. Abantu rero bamaze kumva ubutabazi bw'Imana, bamaze kumva uburengezi bw'Imana, baravuga ngo haya Simoni, turakwanze n'ubukonikoni bwe gupfa umugabo, turakwanze, tukuvuyeho, turigendeye. Simoni amare kubona abantu bamuvuyeho bigendeye, bakurikiye Filipo, bakurikiye ijambo ry'ukuri Filipo azanye, baravuga ngo niko azanye ijambo ry'Imana, birashoboka. Ibi bintu barabikurikiye. Ati ubwo babikurikiye rero reka nange njyeyo. Simoni yemera gukurikira abantu be bari bagiye, azi ko hari ubundi buryo yabukoresha akabagarura. Ageze yasanga imbaraga zihari, n'imbaraga zimiriziwe zose zikarangira. Amare kubona imbaraga ziriyo zitangaje, ngo ubwoba buramwica. Bibiliya iravuze ngo ubwoba bwaramwishe, ahinda umushyitsi, abona ibintu ntibisanzwe. Abonye ntibisanzwe, afata umwanzuro, aravuga ngo nanjye reka mumukirisitu wa Filipo, tugende na Filipo. Agendana na Filipo, nimba yarazi ko abantu bazongera kumubona muri ya shusho hari abantu ubu baje kwiyambika ishusho y'Imana, bazi ko abantu bazababona mu ishusho y'Imana, naho bazanye ubukonikoni bwabo mu itorero, babuzanye mu baririmbyi, babuzanye mu buhanuzi. Umuntu akija mu buhanuzi akaba umuhanuzi, ariko yijemo ubukonikoni. Ni ubukonikoni yazanyemo, hari ibyo yaje kwishakiramo rata, ntabwo ari wa murimo w'Imana yajemo, ntabwo ari kagakiza kamugurumanamo, ntabwo ari umwuka wera umukoresha, ahubwo yiyorosha ubukonikoni bwe, araje kwiyoberanya ku bantu, aje gutuma rimwe na rimwe bene aba bantu icyo babyera nta kindi ni uguteranya abantu, ni ugutuma abantu bazana umwiryane, itorero ugasanga ari mu mwiryane, abanyamasengesho usanga baryanye. N'iki kintu ni Simoni w'umukonikoni waje yinjira mu itorero. Amaze kwinjira mu itorero agenda asopanya ibintu, kuko uyu Simoni yanze kuva imbere ya Filipo kandi ari umukonikoni. Ariko hari izindi mbaraga z'Imana zahise zibakonegite ku bakozi b'Imana, ngo abandi bakozi b'Imana, uwitwa Yohana n'uwitwa Petero, ngo aho bari
barimo babwiriza ubutumwa bamenya ko ahantu Filipo ari hari izindi mbaraga z'umukonikoni arimo ararwana nazo, amenya ko aho hantu ari hadakenewe imbaraga z'umubatizo gusa, hakenewe n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya, nafashijwe cyane. Izi mbaraga z'umwuka wera baravuga ati ubwo batazifite, ubwo bataruzura umwuka wera, reka natwe tubasangeyo tumufashe. Nubwo aya masaha twinjiranywe, nubwo muri iyi minsi hari nk'ibyiyobereje byinshi, ariko ndagira ngo utangarize ko hari izindi mbaraga z'Imana. Imana izazana imbaraga zivuguruye z'umuriro, zigafata imbaraga z'umwijima ziyoberanyije mu itorero, igafata imbaraga z'umwijima ziyoberanyije mu bahanuzi, igafata imbaraga z'umwijima ziyoberanyije mu bapasiteri, ikazifata igakubita mpiri, imbaraga zose zikaba umuyonga, imbaraga z'Imana zikajya hejuru, izina ry'Imana yacu rigahabwa icubahiro. Imana yacu nishimwe cyane. Aba bantu ngo baraza bafata gahunda yo kuza baza kunganira Filipo. Abakozi b'Imana ahantu bari ntabwo basenyana. Iyo ubonye abapasiteri barimo basenyana mu rusengero, bijwemo n'umudayimoni w'umukonikoni waje gusopanya ibintu, waje gutuma ubwumvikane buva mu bantu, waje gutuma ubwuzuzanye butabaho. Mwuka wera icyo amaze n'iki? Ni uwo gushyira hamwe. Mwuka wera icyo amaze ni uwo gutuma abantu bashyira hamwe, bagahuriza hamwe, bagakora umugambi mwiza unezeza Imana. Ahantu hari mwuka wera hakizwa abantu benshi, nta nubwo ari agahato, ahubwo mwuka wera we aragenda akajanjagura iyo mitima yabo, ikabumvisha ibibi by'ibyaha byabo bakora, ikabumvisha ibibi n'ingeso zabo mbi bagenderamo. Barangiza uyu mwuka wera akabavugurura, bakumva ijambo ry'Imana rito rigahita ribavana muri ibyo byabo barimo byose, bagahita bakurikira Imana. Petero na Yohana barasa, bari buzuye umwuka wera w'abagabo. Abo bagabo ndabibuka cyane, mbere yuko bagera ahangaha bari baje gukora igitangaza, babanje gutonganyirizwa hariya hirya ari imbere. Aba bantu ngo ni abantu bakoze igitangaza, bahagurukije ikiremo, bakihagurutsa ngo ku irembo ryiza ry'urusengero. Bamaze kugera ahangaho, urumva aba bantu bari buzuye umwuka wera, ariko Filipo aho yari ari nta mwuka wera wari uhari. Baravuga ati Filipo yanashobora kutashobora, kuko uyu mwuka wera adushoboza byinshi. Uyu mwuka wera adushoboza byinshi. Haleluya, uyu mwuka wera aradushoboza akadushyigikira. Baravuga ati yari ahantu hakenewe umwuka wera wo kubana na Filipo. Abantu baho bakijijwe bashobora gusubira mu busambanyi kuko nta mwuka wera bafite. Abantu baho bizeye bashobora kongera kuroga kuko nta mwuka wera bafite. Bashobora gusubira mu bapfumu kuko nta mwuka wera bafite. Ubundi umwuka wera ngo ntawo bari bigeze. Bibiliya ivuze ko ngo aho ngaho nta muntu n'umwe wari bwamanukirwe n'umwuka wera, bari babatijwe umubatizo gusa. Uwo mubatizo rero ntabwo uhagije, ntabwo umubatizo uhagije. Ntabwo umukristo umubatizo we kujya mu mazi ngo ugiye kubatizwa warangiza ukavuga ngo wakiriye agakiza, ntabwo ibyo bihagije. Igihagije ni ukuba bugufi n'Imana, Imana ikaguha umwuka wera, ni utuma umukristo uhamye. Iyo usomye ibyakozwe n'igice cya mbere bavuga ko ngo nibwo muzabagabanya abagabo bo kumpamya. Umuntu rero ahamya Imana kuko uwo mwuka wera wamanutse muri we. Haleluya, iyo atashoboye kumanuka muri we nta kintu yakugezaho, nta nicyo yamara. Nyamara yaba ari umuntu nk'abandi, yaba ari umunyamasengesho nk'abandi, ariko yakora ibibi. Yasenga agasambana, yabwiriza agasambana, yahanura akajya no mu bapfumu byose akabifatikanya. Ariko umuntu bituwe mwuka wera, uwo mwuka wera ubasha kumuha konegite y'ijuru, akagenda ku murongo ijuru rimushakaho, akavuga ibyo ijuru rigize ute rishaka. Petero na Yohana baraza, bakimara kuhagera nta kindi cyari kibazanye. Bari bazi ko abantu bizeye, bari bazi ko abantu babatijwe. Baravuga ngo ubwo babatijwe icyo bakeneye ni umwuka wera. Barangije barababwira ati nimuze murambikeho ibiganza mwambara umwuka wera. Simoni nawe ntiyari yagiye, yari aho ngaho, ntiyavaga kuri Filipo. Nta kindi cyari cyatumye aba imbere ya Filipo. Yari azi ko Filipo narangara gato ashobora kuzamwiba umugono akagira ibyo amwiba. Aya masaha abantu barasinziriye, abashumba barasinziriye. Simoni wari wijeye mu itorero, ubu ngubu afite ibintu arimo ararya, afite abantu arimo aravana ku Mana, afite abantu arimo arayobya kubera ko abantu bagiye mu gahuge bararangara. Uyu nguyu Simoni umukonikoni, impamvu yari yegereye Filipo cyane mu bundi buryo umwuka yamishuriye, kwari kugira ngo arebe ko hari uburyo Filipo yarangara akagira ibyo amutwara. Abantu nabo be kurangara kuko iyo urangaye Satani agira ibintu agutwara. Ubu abantu barangaye hari ibyo Satani yabatwaye. Imana yacu ishimwe cyane. Bahageze
basanga Simoni arahari, ariko muri bo nubwo bari baje, icyo bari bazanye ni umwuka wera wari muri bo. Imana yari yabahaye uburyo bwiza ko bari burambikeho ibiganza ari buhabwe uwo mwuka wera. Imana ishimwe ko ifite umwuka wera ihereza abantu bayikurikiye bakayinambaho. Imana ishimwe ko ifite umwuka wera ihereza abantu bayikomejeho bakavuga ngo ntabwo tukuvuye umwami turi kumwe. Ngo uwo Filipo, uwo Petero na Yohana barambitseho ibiganza yahitaga yuzuye umwuka wera. Umwuka wera ugatawuzura muri we, agahita yumva abaye umugabo. Simoni arabireba arabyitegereza, abona ukuntu abantu bavuze mu ndimi nshya, abona ukuntu abantu bahanuye, abona ukuntu abantu buzuye umwuka wera bahindutse bashya. Umwuka wera wundi aduhindura bashya. Nta kindi kintu gishobora guhindura mushya. Twambara imyenda ntabwo duhinduka, iyo abantu batubonye babona uri wa wundi. Ariko iyo umwuka wera yakuzuye, icyambere ubera abantu icyitegererezo, utangira gukora ibyo Imana ishaka, abantu bakavuga ngo runaka ari gukorera Imana. Nibona abantu barimo bavumwa, rimwe ndabwira abantu, hari igihe abantu usanga bavuga ngo bamvuze, nuko Imana yatanze yo kuvugaho, itagitanze abantu bose bafunga iminwa. Abantu rero banze gusenga amasengesho abuzuye umwuka wera, basenga amasengesho y'amazimwe. Abapasiteri babura gusenga ngo bamenye uko bayobora intama nuko bagomba guca bugufi bakabana n'Imana, bagendera muri kirabaye, bihagararaho, baba abanyacyubahiro. Nyamara Imana ntabwo ishaka icyubahiro no kugira ngo iduhe Yesu Kristo umwana wayo ikaza muzana muri iyi si, no kugira ngo igaragaze ko ikora n'abantu boroheje. Ariko ntabwo abantu bigeze babona ko Imana ishaka gukora n'abantu boroheje. Bashatse kwigira bakagangari, bigira abantu bakomeye cyane, bigira abantu badakorwaho ngo bidahangarwa. Ntabwo Imana ishaka ibidahangarwa, ishaka abantu baciye bugufi bafite umutima Imana ishaka. Niko yabwiye Dawidi, yabwiye ngo nabonye umuntu kwa Esawu ngo mbona afite umutima nshaka. Imana ishaka umupasiteri ufite umutima ishaka, wemera kugendera ku bushake bwayo. Abantu bahageze rero buzuye umwuka wera. Simoni ngarire barabyitegereza, abona noneho ni ikindi kidasanzwe. Aravuga ati nubwo abandi bahawe umwuka wera, ariko hari ikindi kintu kidasanzwe njyewe sigariye aho ngaho, biragatsindwa kuburiraho abandi baronkeye. Niwo mutwe w'amagambo turimo tuganiraho, biragatsindwa kuburiraho abandi baronkeye. Simoni asigara areba gutya, asigara mu mubiri. Abantu benshi basigaye mu mubiri, abantu bahabwa mwuka wera, abandi basigara mu mubiri. Abantu bayoborera mu mubiri, bagakora ibyo mu mubiri. Aba bantu bayoborera mu mubiri ntibazigera bemera iby'umwuka habe na gato. Niyo mpamvu umwuka wera ngo bishoboka ko bawuzimya, ariko ntabwo umwuka wera bawazimya. Umuntu yakumva ko yawuzimya, ariko no, hari ibintu bitazazima ku isi, ni umwuka wera Imana yahaye abantu. Wowe uzawambara uwukoresha ibi bitewe n'uko wijije, n'uwukoresha ibi Imana izahagurutsa undi. Ntabwo Imana ibuza abakozi. Yabibwiye Eliya, iravuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali kugeza na wagingo n'ayangaya. Imana natafite 7,000 bikirijwe, bigomba kuvuga ubutumwa neza, bigomba gusora ibintu byose byagoramye bikajya ku murongo. Nicyo cyari gitumye uyu mwuka wera ntabwo ushira. N'aya masaha y'umwuka wera cyahari, umwimerere. Umuntu yawukoresha uko yishakiye, akavuga ibyo yishakiye, akawubeshya kuko awufite, ariko hari umwuka wera utavangiye. Simoni ngabirebe arebe ukuntu ahobe, arebe ukuntu ahari baguye neza. Aravuga ati nanjye rero mwihangane mbahereza amafaranga. Yegera Petero kuko yabonaga ufite imbaraga nyinshi cyane. Aramubwira ati nange nagira ngo nguhaye amafaranga. Ashobora kuba yarebye mu miliyaridi cyangwa mu miliyoni, sinzi ingano y'amafaranga ashobora kuba yaramuzaniye, ariko we mu buryo yarabaze kubona ibitangaza bikorwa nuko yari agatangarisha abantu ibintu byinshi. Yaravuze ati reka muhereze amafaranga menshi. Birashoboka ko amafaranga menshi yaramusiriye, ariko umuntu uri mu mwuka wera ntabwo yita ku by'amafaranga arata. Umuntu uri mu mwuka wera we akurikirana ibyo umuhamagaro ushaka. Aya masaha abantu bari guhengeka ibintu kuko bashaka amafaranga. Aya masaha abantu bari guhengeka ibintu kuko bashaka ibintu bitunga imibiri yabo. Nyamara Kristo niwe agomba gutunga umubiri wabo, ariko bahakanye imbaraga ziri muri Kristo bajya kuzishakira mu bantu. Niyo mpamvu aya masaha umuntu atagishaka kwihana ibyaha, ashaka ko agenda akamukristo w'imbere hariya bakanamwamamaza agatanga amafaranga. Aya masaha dufite abantu b'ingagari batuzwe no gutanga amafaranga. Ubukristo bwabo butangiye bushingiye ku mafaranga binjiza mu itorero. Gasanga nicyo cyabagize abakristo, ugasanga niyo yatumye abantu bumva ko nyine bakomeye, ariko mu mutima wabo ni babakonikoni bisanzwe, ni abantu basanzwe, ni abanyabyaha barakora ibyangwa n'Imana bakavuga ngo nta kibazo.
nta kibazo, ntacyo bitwaye. Wa muntu woroheje uri mu mwuka w'Imana ashobora kutarebwa nonaha kuko hari amafaranga, ariko igihe kizagera ibi byose bitagaciro, kuko Petero yaravuze ngo pfana ifeza zawe. Aya masaha nimba uri gutanga amafaranga kugira ngo ugaragare ko ukomeye mu itorero, kugira ngo batazababwira ngo wakoze ibyaha, ariko igihe kizagera umwuka wera utavangiye uguhanure ku ntebe wicayeho. Intebe y'ikinyoma uzayicaraho, uzumva ko wayirireho firingi, umve ko wayihereweho icyubahiro, umve ko abantu bagutinye kuko uyicayeho, ariko umwuka wera nyawo data nawe umanukana azayiguhananzuraho. Abantu barwanira icyubahiro, ariko Filipo we ntabwo yigeze arwanira icyubahiro, ageze hariya yaciye bugufi. Niyo mpamvu abantu bamwumvishije. Dufite abantu badaciye bugufi, bigisha abantu kuva mu byaha nabo batavuye mu byaha, bigisha abantu kuva mu busambanyi nyamara bakabukora mu rwihererano. Ariko ibyo byose umwuka wera naza akaza, azamanuka ari nk'ikibazo cy'umuriro, kizaba gitwika ibyo byose byiyoberanyije. Namara kubikuraho ibintu bizajya mu buryo. Hari ukundi gutarwa kw'Imana yacu. Haleluya. Hari irindi torero rizongera kubakwa, nubwo abantu bari batatanye, batarimo basenga nk'uko babishakaga, barimo bavugira hirya no hino, ariko hari ukundi kongera guterana kw'itorero, rikongera rigahura hamwe rigasenga Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Aramubwira ngo pfana ifeza zawe. Aya masaha umuntu nimo ndahurira abantu bafite ubukristo buri fraude, ubukristo muri fraude, bagenda baforoda kubera igihagararo bahagazeho, ngo abantu barabatinya, ngo niyo mpamvu ari abakristo. Icyo cyubahiro cyayo kiraje gishire vuba, kirarangiye nk'umurabyo, kuko igihe kirageze kugira ngo ibyo mwishingikije byose mubibure, kuko akiza k'Imana karamanutse. Haleluya. Nuko amara kumubwira ngo amafaranga, amubwira ngo pfana ifeza zawe, kuko we wagize ngo akagakiza kacu gatangirwa amafaranga. We wagize ngo ukugukizwa, kugusenga kwacu gutangirwa amafaranga. Oya, yaramubwiye ngo ndakureba nkabona uri mu birura, nubwo waje kwiyoberanya mu bana b'Imana, ndakureba nkabona uri mu ngoyi zo gukiranirwa, ndakubona nkabona utarigeze uhinduka, nubwo watubwirije ariko ntabwo wigeze ubatizwa neza, ntabwo wigeze wemerera Imana ngo ikuyobore, ntiwigeze wemera ngo Imana izaziguha umwuka wera. Wagumye muri bwa bucakara bwawe, wagumye muri bya byaha byawe, uguma muri bwa bujura bwawe, uguma muri bwa busambanyi bwawe, wagumye muri bwa wese. Niyo mpamvu udashobora guhabwa umwuka wera, ntiwanawugura n'amafaranga. Ibintu urimo ntabwo, uyu mwuka wera ntabwo ugurwa amafaranga, utangwa n'Imana kuko wakoze ibyo Imana ishaka. Arangije hamwe ati wowe ndakureba nkabona rwose uri mu ngoyi zo gukiranirwa, nubwo wicara hano ku ruhimbi ndakureba nkabona uri mu ngoyi zo gukiranirwa, nubwo tuzanira ibyo kunywa, nubwo tuseriva, nubwo umudiyakoni, ariko ndakureba nkakubona uri mu ngoyi zo kugira ute, zo gukiranirwa. Nyamara nubwo wabatijwe ndakureba nkakubona n'ubundi ukiri umunyangeso mbi. Arangije kumubwira ibintu, amaze kumusomera, ndagira ngo ujye wumva ijambo ry'Imana, wumve ahantu icyo rishatse kuganisha ku buzima bwawe, wumve aho rishatse kukuvana, wumve ko rigukuye mu rwobo, rikaba rigusize niba ahantu Imana ishaka. Ntabwo Imana ishaka kugwa mu rwobo, niyo mpamvu idukoresha kugira ngo wumve ibi ngibi. Ntabwo Imana ishaka kugira ngo wumve ko ukomeye, Imana ishaka kuba umuntu woroheje nk'abandi. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo Imana ishaka umuntu uhagaze nk'igiti, wumva ko atazakorwaho, wumva ko atazagonga izosi ho ya. Imana ishaka umuntu bagira inama, akumva inama bamugiriye, akemera guhugurwa. Dufite abakristo badahugurwa, abakozi Imana badahugurwa, batewe n'umwuka wa Satani. Ntabwo wabarenganya. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yemera impanuro zose zitangwa n'Imana, kuko iyo hari ijambo nasomye rirambwira ngo iyo abana b'Imana bateranaga, igitabo cy'urwibutso cyarabumburwaga. None ubu ntabwo igitabo kikibumburwa, niyo bateranye bagiye gusubira mu matiku n'amagambo mu byo banyuzemo. Ariko ntabwo abyo bikwiye, dushobora kongera guterana tuvuga ijambo ry'Imana. Ntabwo isoko yacu yazimye, hoya, isoko yacu iracyadudubiza amazi, isoko yacu iracyahari, amazi aracyashongowe. Nubwo mwumva ngo aratobye, ntabwo atobye. Hari amazi meza, amazi y'urubogobogo n'amazi y'ubugingo. Ayo mazi abayanywa baracyari kuyanywa. Nubwo Simoni atahawe umwuka wera, ariko abawuhawe bari bahari. Ntabwo Simoni wenyine yabujije abandi guhabwa umwuka wera. Birashoboka cyane ko wowe ubwawe ushobora guhomberaho abandi baronkeye. Birashoboka cyane wowe ko ushobora kubura ubugingo kandi warabaye mu itorero, waramaze nk'igihe kirekire, warabwirije, warabaye pasiteri runaka, ariko ntacyo. Ariko muri cya gihe cy'impanda
muri cya gihe cyo guhamagara umugeni ugasanga ntiwisanzemo, ugasanga usigaye nka Simoni, maze warangiza icyo gihe ntabwo uzavuga ngo Yesu ngo uje kureba umugeni ngo mfata ku mafaranga ngo nende gukorera amafaranga ngo nagiye ni Burayi hayada. Ntabwo ibyo uzabirata kuri Kristo, ntabwo uzamurata wo kuhabitsa amadolari menshi, ahubwo uzamubwira ngo mwana narinze ibyo gukiranuka, narize ibyo kwizerwa, ibyo nibyo nabayemo, nanze gukora ibyaha kugira ngo natukishe izina ryawe, nabaye bugufi bwawe, none ubwo uje gutwara umugeni nange ndahari niteguye. Hazagenda umuntu wabanye n'Imana. Ntabwo umwuka wera ugurwa amafaranga, ntabwo agakiza, ntabwo kubana n'Imana, ubugingo bwawe muri cya gihe cy'ubugingo ntabwo uzatanga amafaranga uhebwe ubugingo. Simoni narebye bimuyobeye, ndagira ngo ufate umwanzuro. Simoni byarangiye abasha umwanzuro mwiza, ndagira ngo nawe ufate umwanzuro dusenga Imana. Simoni yaravuze ngo noneho nimusabire Imana kugira ngo ibyo byose muvuze hatazagira na kimwe kimbaho. Niko Simoni yavuze. Ndagira ngo ufate umwanzuro nawe mu byo wibereyemo nuko wiyoberanyije mu gihe cyose umaze uzi kubesa abantu ko kijijwe kandi usanzwe wigize kuri kirura, ariko mu yindi shusho ugaragaza ko wabatijwe. Biragaragara ko warabatijwe koko, muri mazi wagezemo warabatijwe, wambaye yakanzu nawe urangije uyivamo, ariko ntabwo byakubujije gusambana, nta nubwo byakubujije ubugambanyi, ntabwo byakubujije ishyari. Kandi umunyeshyari burya naje gusanga ni murumuna w'umurozi, kuko yari imaze kuba ari kuru cyane, nawe bwa burozi arabukoresha akaroga kugira ngo akure uwo yagiriye ishyari. Niba rero ibyo byose byakubase, ntabwo bigaragaza ko utari warabatijwe, ariko ukeneye gusenga ukabwira Imana ngo ibi byose ndimo ndabona imbere yanjye, Mana mbabarira ibi bintu bitazambaho, ugahindukira Imana. Muri yararirimbye avuga ngo utunganire Imana ubudasiba, aravuga ngo ujye uyisenga kandi uyumve, ngo ujye ubana n'abayo, ujye ufasha indushyi ntusibe na rimwe kuyikorera. Dufite abantu batagishaka no gufasha abandi, dufite abantu babaye banyamwigendaho, dufite abantu bashaka guhabwa badatanga, dufite abantu batakigoboka abandi. Nyamara Kristo we yaravuze ngo ugusabye umuhe, nutagusabye ukabona ugomba kumuhereza uwakwiye kurira mu biganza byawe. Impamvu Imana yaguhaye amafaranga si ukugira ngo uzabeho wenyine, ko ari ukugira ngo uzabesheho n'abandi bari munsi yawe. We kwikomeza, we kugira igihangange, ukeneye guhindura, ukeneye ubuntu bw'Imana. Uko waba uri kose ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye umwuka w'Imana. Niyo waba ugendera mu ndege, igihe kiragera ugakandagira hasi ukagenda n'ibirenge, ukeneye umwuka w'Imana, ukeneye imbaraga z'Imana. Ahantu hose wajya udafite imbaraga z'Imana uzakora ibintu byose bibi byangwa n'Imana, ariko nugira umwuka w'Imana uzakora ibintu bikomeye bikorwa n'imbaraga z'Imana. Ntabwo ibitangaza byo ntabwo ari byo uzakangisha kugaragaza ko uri umuntu w'Imana, oya, kuko ibitangaza twarasomye dusanga n'abadayimoni barabikora. Nimba babikora ntabwo uzagaragaza ibitangaza, ahubwo imbere yo kwera kw'Imana, imbuto zawe, uburyo ubayeho n'ibyo ukora bizadusha kuri umukristo nyawe. Imana y'amahoro nidufashe cyane. Fata umwanzuro nk'uwo Simoni yavuze. Yaravuze ngo musabire kugira ngo ibyago byose muvuze hatazagira na kimwe kimbaho. Yari yemeye guca bugufi, yari yemeye ko ari muri izo ngoyi z'uburura, yari yemeye ko adakijijwe nk'uko bigomba, yari yemeye ko yagiye nyamara akagenda ari rubebe. Simoni yari rubebe imbere y'abandi, abandi bwo bagendaga ari byiza ari sawa, we yari umuntu udakijijwe na gato. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Uri inkuru, ukora ibikomeye, wavuze ijambo rikomeye, uravuga ngo ukunda abagukunda, ngo kandi abagushakana umwete abo bazakubona. Birashoboka cyane aya masaha haba umuntu uciye bugufi, kuko yumvishe ijambo ryawe, uwo mugwari uzi neza yawe, uramugaruka mwegereza nawe ukamushyira mu bana bawe. Birashoboka cyane ko umuntu atahurukira kandi yarabatijwe agakora ibi, ndetse yari n'umukozi wawe agakora ibyo yishakiye, ariko ntabwo ushaka abantu bakora ibyo yishakiye, ahubwo ushaka abantu bakora ibyo ushaka. Ndasenze nkwinginga, umwuka wera warabuze mu bantu. Niyo mpamvu usanga abantu baryana bakajyana no mu itorero, niyo mpamvu usanga abantu bakora ibyaha bakabiririmbana bakabibwirizanya bakabihanurana, nuko nta mwuka wera bafite. Uwo mwuka wera
ngo niwe utwemeza, uwo mwuka wera. Umuririmbyi yavuze ngo umwuka wera niwe wemeza abantu, aravuga ngo tugira ubwoba cyane nk'iyo tutakimwumva, ngo twibaze icyo twakora. Muri iyi minsi ya none abantu ntabwo babajwe n'uko uwo mwuka wera batakimwumva, bafite ibyo barangariyemo, barangariye mu byo kurya, barangariye mu mitungo, barangariye mu mazu. Ariko mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe ugifite abantu, mu gihe ugifite 7,000 bitarapfukamira Bayali, ndagira ngo usuke umwuka wawe wera ku bantu bawe wahamagaye, usuke umwuka wawe wera ku bantu bahinduke, bave mu ngoyi mbi, bave mu byo bari barimo, bave mu byo bibwiraga, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro, maze bamamaze impuhwe zawe, babamazwe no kukuvuga kuri igitangaza, bavuge ngo urera Mwami. Isi yose ivuge ngo urera, isi yose ivuge ngo uri umutabazi, isi yose ivuge ngo uri uwo kwizerwa, isi yose ivuge ngo ni wowe wo kwiringirwa. Abantu bose bakwiringire, abantu bose bakurambarara imbere, maze ubambike imbaraga ziturutse iwawe mu ijuru. Ndagushimiye cyane, uri Imana yumva, kandi ujya ukora byinshi cyane, ugakora n'ibyo abantu batari bifuza ko babakorera ariko ukabibakorera. Zahura abantu bawe bari basahaye, kandi uhembura abantu bawe baraguye umwuma. Ndabizi neza kuri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Ngaho ganza kawe tujye kimizera Yesu Kristo. Amen. Imana mwari bamugisha.